Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Uyu ni umwanya wacu Youth Time Revival. Uyu munsi ku kwezi turi kurebana kwizera kuduhindura abana b'Imana, kandi uyu munsi tugiye kurebana nanone n'iki Imana ishaka kuvuga ku bana b'Imana, n'iki ishaka kubwira abana bayo. Turarebana amagambo meza ari mu gitabo cya Yobu, inkuru za Yobu, igice cya 27 umurongo wa 5. Hari amagambo meza avuze ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Imana ibaho umugisha. Iri jambo niryo Imana yifuje kuvuganiramo natwe, kandi aho numva Imana ishaka kutubwira kwizera kwihanganiye mu rugamba. Imana ishimwe cyane. Kwizera, twabonye kwizera ku rugamba, ariko noneho tugiye kureba kwizera kwafashe decision, kwafashe icyemezo cyo kwihanganira ku rugamba. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero urugendo rwacu ni rwa rundi, ni gutegereza ububyutse. Ibyo turi kuganira byose buri munsi ni ibyongera gusa nkaho bitwigisha, biduhwitura, bidukangura kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rwo kuba muri pozisiyo yo kwakira ububyutse. Uyu munsi Imana igiye kuvugana natwe ngo kwizera kwihanganiye mu rugamba. Imana ishimwe cyane. Kwizera twakubonye tubona ko ari ikusanirizo ry'amakuru nahishuriwe n'Umwuka Wera ya Kristo y'Imana, kandi ayo makuru nkabanyemera. Noneho rero tugiye kureba uyu munsi ngo kwizera kwihanganiye mu rugamba. Yobu, inkuru ze turazizi, abatazizi murakwiriye kuzisoma, ariko Yobu yahuye n'ikigeragezo. Yobu yari umukire, Yobu yari afite umuryango, Yobu yari afite umugore, Yobu yari afite abana beza, abahungu n'abakobwa. Yobu yari umwami. Bibiliya iyo wayisomye ikwereka ukuntu isobanura Yobu n'ukuntu yerekana Yobu, yerekana ko Yobu yari mu rwego rw'abami. Yobu yari atunze ku rwego rw'abami. Urumva yari umukire utangaje cyane, ariko akaba umukire ijuru ryemera. Imana ishimwe cyane. Akaba umukire Imana yemera. Akaba umukire ijuru ritangira ubuhamya. Mu ijuru baricaraga bakavuga ngo ariko dufite abantu, ariko bamwe mu bantu batangaje dufite. Yobu aratangaje. Yobu yabaye yarahiriwe muri ubu buzima. Yobu amaze guhirwa, iyo ni Imana iri kuvuga Yobu. Yobu agira n'umutima wo kunyubaha. Yobu agira umutima wo gukira. Imana ikicara ikavuga ngo mfite umuntu. Imana ishimwe cyane. Imana ahantu yicaye nakwifuriza ko inezezwa n'uko igufite. Imana irakwiriye ko igira umunezero wo kuba proud y'abana bayo. Imana ikumva itewe ishema n'uko abana bayo ibirata. Hanyuma mu gitondo kimwe rero Imana iri kwirata Yobu wayo, ihura n'umwanzi. Umwanzi ako Yobu wowe wamugiriye neza. Nta kintu cyatuma Yobu atakubaha, nta kintu cyatuma Yobu adakiranuka. Imana iravuga ati, Satani abwira Imana ngo ntaga Yobu akiranuka kubera ko akiranuka bikunze, ahubwo wamuhaye byose, nta na kimwe utamuhaye. Imana yitegereje umutima wa Yobu. Imana ibwira umwanzi ati no, Yobu ndamuzi neza. Yamenye ko ndi Imana, akiranuka kuko ndi Imana. Yamenye ko ndi Imana, anyizera kuko ndi Imana, ntago anyizera kuko afite ubutunzi. Umva nkubwire, ukwiriye kwizera Imana kuko ariyo kwizera. Ukwiriye gusenga Imana kuko ariyo gusengwa. Nta gusenga Imana kugira ngo iguhereze bya bindi byose. Oya, Imana niyo gusengwa, Imana niyo kwizera, niyo mpamvu ukwiye kuyizera. Imana yari yamaze kubona Yobu ko ari urwo rwego ariho. Hanyuma rero Imana itanga rekomandasiyo kuri Satani ngo agende ntacyo atestinga ibyo ngibyo, agerageza ibyo ngibyo ari gutekereza. Imana hari ibigeragezo biza ari ibyemeye, ibikaza yabyemeye rwose. Hanyuma rero kwizera kwihanganiye mu rugamba. Uyu muntu witwa Yobu, Imana ibyuka yirata, Imana yirwa yirata, Imana ibasha guhagarara igatangira ubuhamya. Ndagira ngo niwe kopi y'umuntu Imana ishaka kuba we. Amen. Abantu bari ku rwego rwo kuzana ububyutse, abantu bari ku rwego rwo guhorana n'Imana ibintu bimeze kwa kundi Imana ikomeje kugenda ikubwira, ni abantu bari ku rwego nk'uru Yobu ariho.
ni abantu ijuru rivuga ngo turabazi kandi tubafitiye icyizere. Imana irashaka gukorana n'abantu ifitiye icyizere. Imana irashaka gukorana n'abantu izi neza ko batayihemukira. Imana irashaka gukorana n'abantu izi neza ko bafite karagiteri y'ubumana muri bo. Abo bantu niba Imana iri gushaka, reka nkubwire, ubaka iyi karagiteri yo kwiratwa n'Imana. Kwizera kwihanganiye mu rugamba. Dore ahantu tugiye kukubona rero. Yobu amaze aragenda, abana baragenda barapfa, umugore, byose biragenda bimuhindukana ibibazo. Ariko Yobu, dore umuntu rero, dore ahantu Imana ishaka kukugeza no kungeza. Yobu amaze kubona ibyo byose bigiye, aravuga ngo, hariya twasomye ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Imana ishimwe cyane. Yobu byagiye byagurutse, yari yaramaze kumenya Imana, yizeraga Imana ku rwego atayizezwa nuko hari ibintu bihari. Dore nguko kwizera rero. Dore ngaya makuru yari ari mu mutima wa Yobu arenze ibifatika. Ngaya makuru yari ari mu mutima wa Yobu arenze ibifatika. Amakuru yari ari mu mutima wa Yobu yamenye ku Mana, yamubwiraga ko akwiriye kwemera Imana no kwizera Imana no gutunganira Imana. Mwene data, nubwo ibifatika byaba byagurutse, nubwo byaba byashize, nubwo nta na kimwe cyaba gisigaye, Yobu yari afite amakuru muri we yuko Imana ihora ari Imana. Amen. Uku ni ukwizera kuri ku rugamba. Iyi ni power yo kwizera mu mutima wa Yobu. Imana irashaka kuyizera. Imana irashaka ko kwizera kwawe ku rugamba kugaragara, kandi kwizera kugendana n'imyambaro yitwa gukiranuka. Umva nkubwire, kwizera ntabwo kujya gusigana n'imyambaro yitwa gukiranuka, kuko iyo kwizera kwagiye kujyanwa no gukiranirwa, ariko kwizera ikijya gituma gukomeza kubaho kukagira ubuzima muri wowe ni ugukiranuka. Umva nkubwire, iyo baravuze ngo ndizeye kandi ikindi nkomeje no gukiranuka, nawe Imana iri kukubwira ngo kwizera mu ntambara urimo kugume muri wowe kandi kugendane no gukiranuka. Mwene data, Imana nikubone uyizeye ari kuri gukiranirwa, oya. Imana nikubone uyizeye ari kuri kwicira inzira, oya. Imana ikubone uyizeye kandi utegereje imirimo y'amaboko yayo. Yobu yategereje imirimo y'amaboko y'Imana, ariko ategerezanya kwizera kuzuyemo gukiranuka. Imana iguhe kwizera kwambaye gufubitswe no gukiranuka mu izina rya Yesu. Imana nicyo yashaka kuvugana natwe, iduha umugisha hamwe n'urugendo turimo. Rero nuko Imana idushaka, idutekereza. Reka Imana ikumere umugisha. Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, ni we muntu Imana isanze yagiriye icyizere yabasha gukorana nayo ku rwego nk'uru nguru ndetse rurenze uru nguru. Reka Imana mugendane, reka Imana ikurinde, reka Imana ikwezi gutunganye, igume kugufubika no kukwambika imyambaro yera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.